nashoje igice cya mbere cy'ubuzima bwanjye numvise ihoni. Ubu ntangiye igice cya kabiri cyuzuyemo agahinda n'umubabaro. Byatumye ntangira gusobanukirwa neza bimwe mu byo Ashaka kumbwira. Ndabizi neza mu bankurikira harimo bamwe bafite ubuzima bumeze neza nk'ubwanjye. Iryo honi nta wundi yari papa. Yari yaje kare ajya kundebera mu kigo. Ahageze arambura. Nanjye kubera gushaka kwemeza Jimmy sinibutse ko hari umuntu uri buze kundeba. Sinzi wari umurangiye kwa Jimmy. Mbona ahagaze imbere y'umuryango. Narasohotse, Jimmy antwaza varize ayishyira mu modoka, nurira imodoka. Nzamura ibirahure nangira gusomana papa birambuye. Jimmy hanze asohotse yihuta. Akomanga ku idirishya. Yabonye neza uko nsuhuzanya na papa. Mbona aguye mu kantu. Linda, dore igitabo cyawe wari ukibagiwe. Ndasohoka kugira ngo nyifate. Nuko usomana na papa wawe bene kariya kageni. Jimmy, nakubwiye ko ndi umukobwa mukuru. Byose nkuramba mbizi. Muhuhira udukisi mu kiganza. Nsubira mu modoka. Numvaga nashaka guhita njya mu biruhuko ku munsi ukurikiye. Weekend yose ninwe dushobora twa wisiki n'ibindi byose mutayobewe. Mu modoka ntawe uri kuvuga. Njye natekereza ku byo nakoze na Jimmy. Nkagenda nisetsa. Dadi wanjye we nawe nawe nitayeho. Kariya gahungu ni kandi. Nawe ni umuntu ukuze nkawe, si agahungu. Umuntu ukuze mu buhe buryo? Aranakurenze mu gutanga ibyishimo mu buriri. Waryamanye na kiriya kigoryi? Uriya si ikigoryi, ni teacher wacu wa English. Kandi abakobwa bose mu kigo baramukunda. Cyane cyane abakuze nkanjye. Ndetse n'abamama. Ziba. Nabonye Daddy atangiye gufuha. Mpita nifungura seducing years. Ntangira gusoma. Dukomeza urugendo ntawe uri kuvugisha undi. Icyo gitabo cyavuga ku mwana waravukiye mu muryango ukiye cyane. Babandi twita abatindi nyakujya. Ntiyarazi papa we. Yabanaga na mama we. Wabaga mu kazu gato cyane ahantu mu manegeka i Kigali muri kapitali y'u Rwanda. Mama we yaricuruzaga kugira ngo babone icyo kurya. Atangira no kubitoza umwana we. Ku buryo ku myaka y'9 umwana yari azi gucyura abagabo. Umwana yaje guhinduka kasamutwe. Abo umusireye queen ukurura abagabo mu buryo bwose bushoboka. Cyari igitabo kiryoshye pe. Niriya mbwa yaguhaye icyo gitabo kiri gutuma unsuzugura bigezaho. Daddy, ntunukire mwarimu. Nakubwiye ko nakurusha naho muhuriye. Uri kuvugisha so gutyo? Nagiye kwicuza impamvu nakuzanye muri kiriya kigo. Ntago ari papa, ni umukunzi wanjye, dusangira byose. Ndetse tunaryamana buri gihe. Niyo mpamvu natinjya kumubwira ibyo nshaka. Cyane cyane iyo tugeze ku byo tutumvikanaho. Uvuze ngo iki? Yarekuye vora ashaka kunkubita urushyi. Imodoka iti icyerekezo. Hita igonga igipangu cyacu. N'ubundi twe tugeze mu rugo. Nahise mbona ko yarakaye. Nirebye nsanga twese ntacyo tubaye. Nsohoka mu modoka niruka. Ninjira mu nzu. Papa yasohotse mu modoka yangiritse. Yinjira mu nzu yihuta, ahindura imyenda, ahita asohoka amfungirana mu nzu. Aragenda ntiyasiga n'agafunguzo. Nagumye aho ngerageza gucuranga kuri ya gitari yari ya papa. Ntegereje ko agaruka akanjyana muri club kubyina. Ndaheba pe. Kugeza igihe nangiye gusinzira njya mu cyumba ndaryama. Mu gicuku numvise avugira muri salo. Avugana n'umuntu ufite ijwi ry'abakobwa. Basa nk'abasinze. Reka njye guhisamo kari agakobwa kigize uko ntazi. Yabwiraga uwo mukobwa bari kumwe. Ngiye nyibagwa ibyo ari byo. Ako kanya aba yinjiye mu cyumba yihuta. Aranzunguza asekuza igikuta. Ngerageje gutaka amfuka umunwa akoresheje umusego. Kuramo iyo ngirwa kanzu se wandayawe. Ntawe utane n'izindi ndaya zose duhana zo ku muhanda ziteze. Bibuke ko wahindutse indaya ku myaka ya 12. Ubundi iki gicucu mama Hugor yazanye mu rugo.
urwana rw'umugabo w'imbwa Gashumba sinari kurushobora. Ubu igihe cyo kwihorera kuri Gashumba mu buryo buri seriye ni iki? Uvuze ngo iki? Namubaje ngerageje kubyuka ngo niruke. Ahita nshwanyeho robe de nuit nari nambaye. Amfata ku ngufu. Impamvu nabyise ku ngufu nta byishimo na bike byarimo nk'uko byari bisanzwe pe. Arangije yarasohotse ansiga mu cyumba ndira. Nabuze icyo nkora. Nkibuka ko mu magambo yavuze numvise izina rya papa bikanshobera. Umuruho utangiye ubwo. Igitondo gikurikiyeho narabyutse. Nsanga ryanye mu ntebe n'icupa rya whisky n'igitabo cyanjye hafi aho. Hirya marebye masanga udukingirizo twakoreshejwe. Mpita menya ko umukobwa numvise bavuganaga nawe bakinye nk'ibyo yakinye nanjye. Sinigeze ntekereza ku burwayi bwandurira mu mibonano mpuzabitsina kuko ntacyo nari mbiziho cyane. No mu ishuri babyigishaga ameze nk'udahari. Numvaga bitandeba. Nagerageje gufata igitabo cyanjye ngo nkomeze nisomere. Akangukira hejuru asakuza. Ntiwibeshye ngo ukore kuri iki gitabo. Ngiye kugitwika. Kandi umenye ko nashobora kwemera kuba umurozi. Kuko nareze nkakitaho ku myaka 12. Umenye ko uri uwanjye forever. Ugomba kwishyura ibyaso byose. Imyaka ibaye ine gusa ubyishyura. Haracyari kare. Uvuze ngo iki? Yahise ahaguruka agenda yitongana. Ngerageza kumukurikira aramirika. Amaze koga musaba ko yangiza kuri gare nkigira muri vacances. Ngiye nkujyana he? Niba wahisemo gusangiza umubiri namenyereye iriya mbwa, genda wenyine. Cyakoze tikiri ku meza muri salo. Kandi ugende uzi icyo uribwira nyoko ukuntu usigaye ukuramo inda. Yamaze kubimenya byose. Nahise numva ko mu rugo nayo ishyamba atari ryera. Mbura icyo ntora n'icyo ndeka. Mbona kugumana papa Hugor wabaye inyamaswa no gusanga mama kamatse ibibazo. Mpitamo kujya kwa mama. Nahise mbona ko burya papa Hugor nabonaga atandukanye n'ukuri. Ariko n'ubundi yahoraga atuka mama Hugor. Iyo mbyitaho nari kumenya ko ari ikirura cyambitse uruhu rw'intama. Nafashe gitari mfata na tike ndetse n'agakapu gatoya nasize imyenda yanjye. Nerekeza kuri gare. Nguko ubuzima bwarinda bw'ukuri bwatangiye. Igitabo cyanjye yari yagitwitse nabuze icyo nkora. Muri bisi mpita nsinzira. Nakangutse buri minota mike ngo tugere muri gare y'iwacu. Ngeze mu rugo nta muntu n'umwe uhari. Ibintu byose byahindutse. Ibirahure byamenaguritse. Ngenda nerekeza mu cyumba. Nsanga naho nuko. Na ya piano nakundaga gucuranga bayijanjaguye. Ngwa mu kantu. Nibaza icyabaye ndaheba. Natekerezaga ko Hugor ataraho. Kuko twari twavuganye mu byumweru 2 bishize. Ambwira ko azaza muri vacances atinze. Kubera ko yari afite stage yo kubanza gukora. Natunguwe no kumuhingukaho aryamye mu ntebe yavunaguritse. Ngwa mu kantu. Hugor bite? Hano byagenze gute? Ko nta kintu kimwe kiri mu mwanya wacyo. Ese mama wari ko namubona? Namubajije ibibazo byinshi anga kunsubiza. Hashize akanya arakaye cyane. Ugomba kwishyura ubuzima bwa mama. Ubuzima bwa mama byini bikiri kuvuga Hugor. Yahagurutse yihuta asohoka mu nzu arenga kuri gate. Arakaye cyane. Nibaza ibiri kumbaho ndashoberwa. Menya ndi kurota. Nagiye gupfa kwirambika ku gitanda. Negereje ko wenda hari umuntu uri bunsobanurira. Agatotsi karanyiba ndasinzira. Nakangutse hari amajwi menshi asakuriza muri salo. Nekereza ko hari abashyitsi. Mbyuka njya kureba ngo mbasuhuze kuko niko twari twaramenyereye. Nari nashonje byo gupfa. Naherukaga kurya uturyo twa Jimmy. Twari twahisemo kukubyutsa. None kubw'amahirwe uribyukije. Umwe mu bagore 2 bari bahari arambaza. Bugiye naragira icyo mvuga. Genda nsanga ushaka kumusuhuza aranyitaza. Icara aha uduhamirize ukuri wandayaho. Naricaye kugira ngo numve ibyo ndi gushinjwa. Agatima kakubitira ku byo gukuramo inda. Ariko nkumva nta muntu ubizi. Byakozwe mu ibanga rikomeye. Linda nakuranye nawe. Twasangiye byose. Twagiraga ibihe byiza ducuranga tunaririmba.
sinari nzi ko waje aha gusenya umuryango wacu. Ubu umwanzi mfite mu buzima ni wowe. Reba sindi ku ishuri, ubuzima bwa mama buri mu kaga, byose ni ukubera wowe. Usabwe gusubirayo ntarakwica. Seriously ubu nanakwica. Ngo umugabo wanjye, mbega umunsi mubi, narimyoje mbura icyo nkora. Reka tubane kuri episode ya 12. Njye wumvaga ni Jojo 12. Naho ubutaha Imana ibarinde.